Yes, alright, one more time, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza byatari, nanjye meze neza, ni the mic radio. Tumaze iminsi mu episode yitwa niki kigutera kutarongora, kuki utarongora episodes. Yes, ni impamvu nyinshi rero zigiye zitandukanye abantu benshi bagenda bireguza zibatera kutajya mu rushako cyangwa se kutinjira mu relationship agamije kubaka urugo cyangwa se kurongora, nkuko twakomeje kugenda tubikomozaho. Ntago wazivuga ngo zivemo kubera ko buri umwe aba afitize, buri society ibifite izazo, izayo, buri community baba bafite izabo. Ni muri urwo rwego rero tugiye gukora ikimeze nka finale cyangwa se ikimeze nka overview y'izatambutse, tunashyira akadomo kuri episode, kuri iyi season, tunashyira akadomo kuri content kugira ngo dukomeze n'izindi content zigiye zitandukanye. Stay in touch. Ndakumenye yawe izo chizi zibipinyayo ekana na mayibo. Alright, abagabo benshi kuri iki gihe nyine bafite ubwoba, banatewe impungenge, batewe n'impungenge n'imyitwarire ya bamwe mu bagore bagaragara hanze ahangaha mu mico igiye itandukanye. Abakobwa bagaragaza imico mibi igiye iteye impungenge, bamwe b'igitsina gabo bavuga bati se uyu muntu wamushyira mu mago bikagenda bite, uyu muntu uramutse umugize umufasha ntirwaca imana. Abagore nabo rero ku rundi ruhande nabo baba bafite version yabo, bavuga yuko wenda impamvu akenshi batera kutirukira gushakwa cyangwa se kurongorwa ni imyitwarire y'abagabo. Bavuga bati abagabo bubu babaye abanebwe, abandi bati abagabo bubu babaye abasinzi, abandi bati abagabo bubu ni abakene, abandi bati abagabo bubu bahunga inshingano, nta responsibility bashaka gufata, abandi bati abagabo bubu se kari indaya ko batamesa kamwe, abandi bati better live your life alone, abandi bati kuri kote y'abagabo ukumva uti abana b'abakobwa b'iki gihe barashyushye, abana b'abakobwa b'iki gihe ni indaya, abana b'abakobwa b'iki gihe bikundira ibisaza, abana b'abakobwa b'iki gihe bagenzwa n'amaronko, abana b'abakobwa b'iki gihe ni abarezibiyene, abana b'abakobwa b'iki gihe ntibashobotse. Yes, nibyo ngibyo rero bigenda bihura bikagenda bibasakwi, hakabamo sirikwi kubera yuko impande zombi ziba zitumvikana, ariko ntibibujije ko hari abandi bagitinyuka bagashinga ingo cyangwa se bakubaka bakarongorwa cyangwa bakarongora, ariko bidateye kabiri ukumva ngo divorce. Bikaba nabyo biri mu bintu nyine bituma n'abataratinyuka kubikora nabo bagira ubwoba, bakavuga bati namera nka runaka na runaka na runaka, ko sister wanjye bamujyanye akagaruka, ko brother wanjye yarongoye akabivamo, ngewe ndajyahe. Bamwe rero bagagenda bafata inzira zigiye zitandukanye, akenshi zinoreka umuryango nyarwanda muri rusange, kubera yuko ubusanga nyine nta muntu ugishaka gufata responsibility ngo akure umuryango, yubaka urugo, byara abana, abarere babe imbaraga z'igihugu. The mic radio with your host Boss Kabutura. Ladies and gentlemen, ugasanga rero nyine ni ikibazo gikomeye cyane muri sosiyete nyarwanda, ari nacyo cyari cyatumye wenda dushaka kugenda ducamo gake gake, tugenda twumva ubuhamya bwa bamwe nyine banze kurongorana n'ubu imyaka ibijyanye, ukibaza uti runaka why. Yes, ni ibintu byinshi rero twagiye tugaruka wenda ku ma experience bamwe bagiye babona mu nkundo zabo zatambutse, ama experience y'abakoze amago ntibibahire bakabivamo burundu, ama experience y'abarongoye mu ibanga mu myaka yashize, ariko uyu munsi ukaba wamubona ukagira ngo ntigize abikora kandi yarabikoze, ahubwo ntahirwe. Twabonye ama experience y'abireguza ko bakennye,
bafite ubukene bukabije nyine bubabuza kuba batinyuka gukora mwene ibyo bintu. Tugenda rero tubona n'izindi mpamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Honestly uyu munsi rwose urubyiruko ruri kubaho nk'uruzapfa ejo, bari kuvibinga ku bwinshi. Nta muntu uvuga uti mbika udufaranga ejo n'ejo bundi nzibaruka umwana azaba akeneye kubaho, umwana azaba akeneye kwiga. Nta n'umwe ubitekereza, bose birirwa bavibinga mu tubari amanywa n'ijoro mu tubari. Mbese ni ibitangaza, amavoyaje hato na hato rwose. Ubona yuko nta nshinga nta responsibility urubyiruko rw'iki gihe kwenda ku kigero kinini, kuko ntabwo ari bose. Ubona yuko rwose nta mahirwe manini tuzagira y'abagabo bahamye n'abagore bahamye ku kigero kinini mu bihe bizaza. Uyu munsi rero turashyiraho akadomo kubera yuko ntago wabivuga ngo bivemo, nta nubwo wakomeza kubijyamo cyane, ahubwo tuba tugira ngo natwe dutange contribution, wenda duse n'ababikomozaho ariko twikomereza gahunda zacu. Nambizi yuko kuri The Mic Radio, kuri Boss Kabutura, twebwe every day every time ni story, ni vibe, ni news, ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Narakuyobewe. We no longer limiting ourselves kubera yuko hanze ahangaha nyine ubuzima bwaragutse, ibintu bihora biri trend, amakuru ahora hari, inkuru zihora zihari, stories. Twebwe rero kandi icyo tubereyeho ni audience ntoya dufite dukurikira, iyo ngiyo izatubyarira audience nini. Ni abantu bacu nyine badukunda, tuba tubikorera kugira ngo batatubura cyangwa se bataba bored kandi batwizereramo. Yes, ubwo ngubwo rero mwarabyumvishe, mwagiye mwumva, bamwe mwaranatangaye cyane, ariko ibyo tuba tuvuga babihari cyane ku bwinshi. Nk'ubu ngubu maze iminsi mubona abana b'abakobwa ngo bagiranye imibonano n'amavide. Umaze igihe mwumva inkuru z'amashanga, amagoromete n'ibindi bigiye bitandukanye, ubusinzi bwa hato na hato bw'abana b'abakobwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Izi nkuru rero zagiye ziba kimomo, ariko kandi umuryango nyarwanda mugaruka agenda ubigaruka, avuga ati ejo h'urubyiruko, ejo h'umugabo n'umugore, ejo h'umuryango nyarwanda haragana hehe. Yes, ni byinshi rero mugenda mubona, ni byinshi tugenda dukomozaho, ariko icyo twafata nk'umwanzuro nuko niba wumva yuko wababajwe mu rukundo, ntago rwose ari iteka ryaciye. Ushobora guhura n'undi muntu mwiza mu kubaka urugo ruzima. Nimba kandi ufite ubwoba bw'uko hari abo ubona babigiyemo, ntago destiny yawe ariyo yabo, ntabwo rwose uzamera nk'abo. Ugomba gutinyuka ugafata responsibility. Niba kandi uvuga uti ndakennye, niba ukennye wina kwisetingamo ko ubwo bukene ugomba kukubuza gukora umuryango. Ahubwo wowe kora cyane, usenge, urindire igihe nikigera amafaranga yabonetse n'umuryango uzaza. Kandi ntabwo nyine n'ubundi umuryango ushingiye ku mafaranga cyane, nuko amafaranga ari yadufasha mu buzima bwa buri munsi bwo kubaho, ariko nta mubare tuzi w'ingano runaka amafaranga ashobora kugufasha kubaka urugo ruri bera, ruri fantastic, ruri successful. Ahubwo gutinyuka no kwiyemeza nibyo byonyine bishobora kukugira umugabo wa danje, nibyo byonyine bishobora kugira umudamu wiyubashywe w'icyitegererezo kandi wubashywe n'abandi. Rubyiruko, banyarwandakazi rwose, nimugerageze turebe yuko ejo hazaza hazaba heza tubigizemo uruhare. Ntago umupatana wakunaniye uyu munsi agomba kukwicira ubuzima bw'iteka. Umupatana wakunaniye uyu munsi mureke living alone, ubeho, ibintu rwose bizagenda neza mu minsi izaza. Thank you so much ladies and gentlemen, this is the last point for the topic ivuga ngo kuki utarongora. I'm your host Boss Kabutura Ostrich Rumasha. This is the Mic Radio. Stay in touch. You're my number one, Jessica. You're my number one, Jessica.
the mic radio with your host Boss Kabutura. Ladies and gentlemen,